muri uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza gifite umutwe uvuga ngo agaciro k'amaraso. Agaciro k'amaraso. Iyo Bibiliya itwereka ibyabaye muri Edeni, itwereka neza uburyo Adamu na Eva bamaze gucumura, bamaze gukora icyaha, basigaye bambaye ubusa. Umwambaro wo kugira ngo bambare wagombaga guturuka hehe rero? Babanje kwiyaranja ku bushake bwabo, barabanza bafata igiti cy'umutini bakuraho ibibabi. Adamu niwe wafashe iya mbere yambika umugore we, nawe arangije ariyambika, ndetse barangije bajya mu gihuru kwihisha Imana. Ariko nagira ngo mbabwire ngo bitewe n'uko icyaha cyatumye muri Edeni ibihe bihinduka, izuba ryo muri Edeni ryaracanye ritwika bya bibabi. N'ubundi Imana ije kubareba mu mafu ya nimunsi, mu masaha abamarayika b'Imana bajyaga baziraho baje kwigisha Adamu. Muri ayo masaha ni nayo bagarutse, kuko ijuru ntirigira ikiritungura. Imana rero muri icyo gihe, Imana yaraje isanga Adamu n'ubundi yambaye ubusa. Irangije iramubaza iti uri he? Adamu aravuga ati nihishe. Ni iki cyabiguteye kwihisha? Namenye ko nambaye ubusa. Kangira ikintu mbabwira, kuva muri Edeni umuntu yambaye ubusa mu buryo bugeze muri butatu. Mu bigendanye n'icyubahiro, umuntu yambaye ubusa kugeza ubwo inyamaswa zamwubahaga ntabwo zongeye kumwubaha. Mu bitekerezo, umuntu yambaye ubusa kugeza ubwo Adamu ashinja icyaha umugore we, umugore akagishinja inzoka. Kwemera ikosa ntabwo byari gushoboka. Mu bigendanye n'umubiri bambaye ubusa, bari basanzwe bambara ubwiza bw'Imana. Ariko mu bigendanye n'umwuka, aho Imana yari ituye mu mitima yabo hasigaye hambaye ubusa. Uyu munsi wa none nubwo tugerageza kwambara amakositimu, abadamu bakadodesha bubu nziza, ariko abantu imitima yabo ifite imbere. Abantu baragerageza kubaka inzu nziza, bakagerageza kwirimbisha amafaranga, ariko usanga benshi bambaye ubusa mu bitekerezo, batazi gutandukanya icyiza n'ikibi. Imana irangije yabonye ikibazo cyavutse, isanga igisubizo cyacyo cyava ku maraso. Habonetse umwana w'intama. Uyu mwana w'intama yagombaga gusogotwa na Adamu, kandi Adamu akamusogota n'amaboko ye. Uyu mwana w'intama amaraso ye niyo yagombaga kuvamo igitambo. Ariko nagira ngo mbabwire, amaraso y'iriya ntama yonyine nta kintu yari kuba asobanuye, kubera ko Bibiliya mu gitabo cy'Abalewi, murebe muri Bibiliya zanyu, mu gitabo cy'Abalewi igice, reka turebe Abalewi igice cya 17, Abalewi igice cya 17 umurongo wa 11. Umurongo wa 11 Bibiliya iravuga ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Amaraso ubwayo yaratambwe. Adamu ntabwo yagombaga gutumbira gusa ayo maraso y'iyo ntama, kuko intama zose zivuka kimwe, ahubwo muri ayo maraso Imana yashyizemo ikintu cyitwa impongano, kandi muri iyo mpongano harimo ubugingo muri ayo maraso. Kuva uwo munsi Imana itegeka abantu kutazarya ibinure, kutazarya amaraso, gufata amaraso bakayarya, kuko kwari ugusuzugura igitekerezo Imana yagize muri Edeni. Iki kintu cyatangaje Adamu. Arangije gutamba, ya ntama niyo yakuyeho umwambaro. Ikintu cyamutangaje ni uburyo umwambaro wavuye kuri ya ntama wamwambitse, wambika n'umugore we, bombi ntihagire uwambara ibicecete. N'uyu munsi wa none uwo Yesu agezemo aramwambika, kandi amwambika umwambaro ukwiriye. Iki kintu kiratangaje. Adamu kuva uwo munsi yerekwa iby'inama y'agakiza. Adamu yeretswe iby'umucunguzi wagombaga kuzaza. Yeretswe Yesu agenda mu bantu batamuha agaciro. Yerekwa Yesu abambwa, abona abantu agaciro k'ayo maraso ntibakabona.
Adamu arababara cyane bimutera agahinda. Kuva uwo munsi yiha gahunda yo gutangira kwigisha abana be ibigendanye n'igitambo. Iyi somo ryo gucungurwa yumvaga abana batarimo kuryumva, yarabajyanaga bakajya gusura Edeni kugira ngo babyumve neza. Ikintu gitangaje, abantu bari bikoreye amaraso. Kuva uwo munsi urupfu rw'iriya ntama rwashushanyaga Kristo, kandi mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere umurongo wa 10, abasomyi ba Bibiliya murebe Yesaya igice cya mbere umurongo wa 10, Imana ifite uko yavuze, uko ibihe bihaye ibindi, hari icyo Imana yagiye ibwira abantu. Umurongo wa 10, Yesaya igice cya mbere umurongo wa 10, nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa batware b'i Sodomu mwe, mutega amatwi mwumve amategeko y'Imana yacu mwa bantu b'i Gomora mwe. Ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaze iki? Niko Uwiteka abaza. Mpaze ibitambo by'amasekurume y'intama byoswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa y'amasekurume y'ihene. Ntabwo buri munsi gutamba intama n'inka n'isekurume y'ihene byanezezaga Imana. Byanezezaga Imana iyo abantu babitambaga baha agaciro icyo ibyo bintu byagombaga kuzashushanya. Ibi byaje gutuma Imana igihe yajyaga gukura Abisiraheli mu Egiputa, kuva igice cya 12 umurongo wa 21, Imana ifite itegeko yabahaye. Igice cyo kuva igice cya 12 kuva, Uwiteka abwiriza Mose ibya Pasika. Ku murongo wa 21 Imana yatanze itegeko. Mose ahamagara abakuru bose bo mu Bisiraheli arababwira ati, nimurobanure mujyane abana b'intama uko amazu yanyu ari, muzabikire umwana w'intama wa Pasika, mwende umukamato wa ezobu. Aka kantu kitwa ezobu mukandike mugasurinyeho muri Bibiliya zanyu. Ndaza kubereka ibanga rya ezobu. Muri Pasika ntabwo amaraso yagombaga kujabatwa n'intoki z'abana b'abantu, hagombaga gukoreshwa ezobu, akaba ari ikoreshwa kuba yasiga ayo maraso, kuko ari amaraso yari ay'igiciro cyinshi. Mukoreshe mwende umukamato wa ezobu, mwinike mu maraso yo mu rwabya, mumishe amaraso yo muri rwa rwabya mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, he kugira uwo muri mwebwe usohoka mu nzu ye mugeze mu gitondo. Bivuze ngo ibintu byose byabaye mu Egiputa, umuntu utaragize amahirwe y'aya maraso, ibyago byose byamugezeho. Aya maraso yari urukingo, yagombaga gusigwa mu ruhamo rw'umuryango, ubwo ni hejuru, akanasigwa ku nkomanizo. Ariko itegeko ryavugaga ko atagomba gusigwa mu muryango hasi, kuko ntago yari amaraso yo gukandagira. Pawulo yakomeje abwira abantu ngo nkanswe ukandagiye amaraso y'umwana w'intama. Ikintu gikomeye ahangaha, iri tegeko rya Pasika ryarabafashije, kandi Pasika iyi ngiyi yashushanyaga Kristo. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ngo Pasika yacu yaratambwe, ariyo nde? Ariyo Kristo. Amaraso yari afite agaciro kugira ngo Abisiraheli bave mu Egiputa bashobore kugera i Kanani. Niyo yatangiye urugendo. Uyu munsi urupfu rwa Yesu ni rwo rutangiza umuntu urugendo rwo kurokoka. Ariko agaciro k'amaraso abantu benshi ntago bakazi. Abalewi igice cya 14, amategeko yo guhumanurwa k'umubembe. Bibutse yuko uturutse kera aya maraso yose yagiye ahabwa agaciro, yari afite icyo ashushanya. Igice cya 14 niho nshaka yuko muri uyu mugoroba twinjira cyane. Uwiteka abwira Mose ati, aya aba ariyo mategeko y'umubembe, ku munsi wo guhumanurwa kwe azashyirwe umutambyi. Icya mbere, umubembe yibereho mu buzima bwe, ariko niba afite umushinga wo guhumanurwa agomba kubanza gusanga umutambyi. Ibintu bitangaje nuko mu nyigisho y'ubuturo bwera Yesu yabaga umutambyi, yarangiza akaza akaba igitambo, yarangiza akaba n'umutambyi mukuru, byose akabibera icyarimwe. Umurongo wa 3
uwo mubembe namara gushyirwa umutambyi, nawe ave mu ngando z'amahema asuzume uwo mubembe. Uyu mutambyi ntabwo yagombaga gusuzumira umuntu mu rugo iwe, oya, bagombaga kugira aho bahurira. Kandi uyu mutambyi nawe byamusabaga gusohoka iwe kugira ngo Kristo asuzume abana b'abantu, abakemurira ikibazo bafite. Byamusabye gusohoka iwe. Kandi ibi bintu biratangaje cyane. Nawe ave mu ngando z'amahema asuzume uwo mubembe, nabona ko akiza uwo muze w'ibibembe, nabona ko uwo muze akiza uwo muze w'ibibembe, ategeke ko bashakira ugiye guhumanurwa uyu muntu. Uvuga ngo umutambyi yabanzaga kureba ibyo bibembe, akamenya urwego rwabyo, akamenya niba byakira cyangwa bitagira gute, bitakira. Magingo aya Kristo iyo yitegereje umuntu wese arabanza akamureba, akareba ko uburwayi afite bwakira. Ariko hari umuntu umwe Kristo adashobora gukiza, umuntu utabishaka. Umubembe yagombaga gufata urugendo akava iwe, uyu mutambyi nawe akava iwe, bombi bagombaga gukora urugendo. Kristo yakoze urugendo aza kudusanga. Abana b'abantu nabo bagomba gukora urugendo rutari urwo kumusanga, ahubwo rwo kwemera yuko icyo yaje gukora bagihaye agaciro. Noneho namara kubona yuko uwo muze wakira, ategeke ko bashakira umuntu ugiye guhumanurwa inyoni ebyiri ariko zitazira. Izi nyoni ebyiri zitazira nzima, n'ingiga y'umwerezi n'agatambaro k'umuhemba n'agati kitwa ezobu. Ibi bintu nibyo byagombaga kugira uruhare mu gukira k'umubembe. Ndagira ngo mu gihe turimo kwiga ibi bintu wibuke yuko mu babembe bari ahangaha bakomerewe cyane ari njyewe nawe. Pawulo yaravuze ngo mu banyabyaha ni njye wa hehe? Ni njyewe imbere. Inyoni ebyiri, izi nyoni ebyiri zagombaga kuba ziri kumwe n'ingiga y'umwerezi. Iyi ngiga cyabaga ari ikintu cy'igiti. Mwibuke neza yuko igihe inzoka zaryaga Abisiraheli mu butayu, Mose yategetswe kumanika igiti, arangije ashyiraho inzoka, uyitegereje wese akagira gute? Agakira. Iryo somo ryashushanyaga nde? Yesu Kristo. Igihe yaganiraga na Nikodemo aramubwiye ngo nk'uko inzoka yamanitswe mu butayu. Kandi ikindi, hagombaga gukoreshwa agatambaro k'umuhemba. Umuhemba, uyu mwambaro w'umuhemba washushanyaga iki? Muri Bibiliya ukunda gukoreshwa. Uretse uyu mwambaro w'umuhemba, hagombaga gukoreshwa agati kitwa ezobu. Mu rugendo rwacu rwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, hari ezobu ikoreshwa. Murebe muri Bibiliya zanyu, Zaburi 51. Zaburi 51, abasomyi ba Bibiliya tugende. Zaburi ya 51 umurongo wa 9 muri Bibiliya zimwe, mu zindi Bibiliya ni umurongo wa 7, ariko kuri Bibiliya yera ni umurongo wa 9. Dawidi yari arimo gusaba imbabazi Imana, yari arimo kwiragiza Imana ngo imubabarire, imukure mu mafuti no mu byaha kandi imutsindishirize. Ku murongo wa 9 yaravuze ngo unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura, ngo nerede ndusha iki? Urubura. Ezobu ishushanya kwezwa n'Imana, atari ukwezwa n'ibyo wihaye we ku giti cyawe. Rero ku basomyi ba Bibiliya twongere twisubirire mu gitabo cy'Abalewi. Dusubire mu gitabo cy'Abalewi igice cya 14. Ibyo bintu bine byagomba gukoreshwa. Umutambyi ategeke ko bakerera imwe muri za nyoni mu rwabya hejuru y'amazi yatembaga. Inzima ayende, inyoni nzima ayende, yende n'iyo ngiga y'umwerezi n'ako gatambaro k'umuhemba na ezobu iyo ngiyo, abyinikane n'iyo nyoni nzima mu maraso ya ya nyoni yakerejwe hejuru y'amazi yatembaga. Aka gafilime mukarebe neza. Bazanye inyoni ebyiri, imwe barayifashe batiriwe bakora tombora, barayifashe barayishe, amaraso yayo bayashyize mu kintu kimeze nk'ibase. Noneho namwe mwumva ayo maraso uko angana, ariko nibarangiza baze gufata cya giti,
bafate na ya nyoni yindi, bafate na ka gatambaro, bafate na ya ezobu, byose babyinike mu maraso icyarimwe. Nibamara kubyinika mu maraso rero, niyo nzima yakerejwe, umurongo wa 7, amishe ayo maraso 7, kugiye guhumanurwa ibibembe avuge ko ahumanutse. Amen. Ya maraso ubwo harimo harakoreshwa iki? Harakoreshwa ezobu, hari yangiga na ka gatambaro, nibyo biri bukoreshwe bimishe amaraso kuri wa mubembe kangahe? 7. Itegeko ry'ibibembe buri gihe risaba umubare 7. Namani igihe yahuraga na Elisa mu gitabo cy'urwa 2 rw'Abami igice cya 5 umurongo wa 10, Elisa yaramubwiye ngo Namani, nta yandi magambo mfite, ijuru ryampaye misiyo y'uko umanuka ukajya kwibira muri Yorodani kangahe? 7. Ngaya amategeko 2 y'ababembe. Hari ukwibira 7 muri Yorodani, umuntu agahinduka nk'uruhinja. Biracyari mu gishushanyo cyo kubyarwa ubwa kabiri, umuntu akabyarwa n'amazi n'umwuka, kuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka adashobora kuzabona umwami Imana. Harimo umurimo w'Imana wo guhindura umuntu, kandi ntawe ugomba kumva atwawe n'uko yabatijwe akaba umunyedini. Agomba guhora asaba Imana ngo imweze uko bwije n'uko bukeye. 7 bisobanura gushyika. Ikintu gitangaje hano, aya maraso nanone uyu muntu bayamumisheho 7. Nibamara kuyamumishaho 7, itangazo ritangwe ngo ibibembe byawe birarangiye. Iri tangazo rishushanya iryo Kristo yatanze igihe yari amaze kumisha amaraso ye ku musaraba. Ayari yasigaye mu rubavu ari kumwe n'amazi yayasigiye umujenerali w'Umuroma. Uyu mujenerali w'Umuroma yahise ahumuka ijisho. Yesu Kristo ubwe yaravuze ngo bigize gute? Birarangiye. Abanyabyaha ikibazo cyabo cyari gikemutse. Abanyabyaha bo gushakira igisubizo cyabo ahandi bagishakire mu maraso ya Yesu, niho kizabonekera gusa. Ikintu gikomeye, maze uhumanurwa amese imyenda ye, yiyogoshesha umubiri wose, yiyuhagire, narangiza abe ahumanuwe. Ibyangombwa bindi bikomeye, arabanje amesha imyenda ye. Uyu munsi wa none indirimbo zose ziduhamagarira kumesa imyenda yacu, ibishura byacu hehe? Hari ibanga riri mu maraso. Imyambaro yo gukiranuka Imana yatwambitse tukimara kuyegurira tumaze kubyarwa ubwa kabiri. Abenshi ubu ntabwo bakifite kera. Hari abantu baheruka gutinya icyaha bakibatizwa. Hari abantu baheruka kugira ikinyabupfura mu nzu y'Imana bakibatizwa. Hari abantu baheruka kuvugisha ukuri bakibatizwa. Hari n'abaheruka guha ibintu by'Imana agaciro bakibatizwa. Uko bucya bukira, Satani agenda ajugunya imyanda ku myenda yabo, kandi barashaka kwihumanuza gahunda z'idini. Ntabwo bishoboka. Turasabwa gufata iyi myenda yo gukiranuka Kristo yatwambitse tukayimeshesha amaraso y'umwana w'intama. Icyambere kwari ukumesa imyenda, icyakabiri kwari ukwiyogoshesha. Murabizi neza umuntu warwaye ibibembe no mu mutwe bibamo, kandi ibibembe umuntu ashobora kubikira ku ruhu, ariko mu musatsi kuko biba bidakira vuba, ushobora gukira ibibembe ku ruhu mu mezi 3, bikazatwara amezi yandi 6 kugira ngo bishire mu musatsi. Ibanga ni ukogosha kugira ngo uzamere umusatsi mushyashya ugendanye n'ubuzima bushyashya ufite. Dufite abantu Kristo yakijije ibibembe, ariko banga gukuraho umusatsi w'ibyubahiro byabo n'ibyo bari bamenyereye. Niyo mpamvu gukira byanze. Niba wemeye yuko uhindutse umuntu w'Imana, ukaba uhindutse icyaremwe gishya, emerera Imana, emerera amaraso ya Yesu yivange mu bintu bikugize byose. Kuba rero agakiza karabaga kaje, umuntu agakira, yagombaga kwiyogoshesha umusatsi kugira ngo wa musatsi n'uruhu rwo mu mutwe rugira amahirwe yo kongera kwakira ubuzima bushyashya. Buri muntu wese muri twe afite ahantu yasize amaraso atageze. Hari abantu bafite ikibazo yuko amaraso yabageze ku maboko,
ariko amaraso ya Yesu ntiyageze ku maguru yabo, baracyajyanwa n'ubujajwa, ibirenge byabo biracyihutira kuvusha amaraso, baracyihutira gushinja abandi ibyaha no kubahimbira ibindi. Dukeneye ko amaraso ya Yesu agera muri twe twese. Uretse iki ngiki kandi, umubiri wose yagombaga kwiyuhagira kugira ngo abahumanutse. Amen. Kwiyuhagira, twamaze kwiga icyigisho cyo kwiyuhagira. No mu buryo bw'umwuka hari hakeneye kwiyuhagira. Buriya iyo umuntu ari mu masengesho, iyo umuntu yiyiriza ubusa, yereka Imana yuko hari umuco afite wamunaniye adashaka, kandi abona icyo kintu cyazamubuza ijuru, aba arimo koga, aba arimo koga. Kandi duhamagarirwa koga karindwi, kwibira karindwi. Ikintu gikomeye ahangaha, uyu muntu iyo byamaraga kugenda gutya, abone kugaruka mu ngando zanyu, ariko amara iminsi 7 aba hanze y'ihema rye. Yagombaga kumara iminsi 7 hanze y'amahema. Bibiliya iratangaje. Bikagenda gute rero? Umurongo wa 10, ku munsi wa 8, iminsi 7 igize gute? Irangiye. Ku munsi wa 8 azende abana b'intama b'amasekurume 2 badafite inenge, n'umwana w'intama w'umwagazi udafite inenge utaramara umwaka, n'ibice bya 13 bya efa y'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayoho ituro ry'ifu, n'urugero rwa logi rumwe rw'amavuta ya elayo. Iki ni igitambo, ni ituro agomba kuzana. Mbabazi, iri turo yarihaye umutambyi mbere y'uko ahumanurwa cyangwa arizanye nyuma? Dufite ikibazo cy'uko abantu dushaka yuko bazana amaturo meza, ibitambo byiza, abantu baza gushima Imana. Turashaka ko abantu baza gushima Imana, nyamara nta kintu bemereye Imana ngo ibakorere. Niyo mpamvu tuvunika. Uyu muntu ibi bintu iyo yabizanaga byakoraga iki? Umurongo wa 14, umutambyi yende ku maraso y'icyo gitambo gitambiwe gukuraho urubanza, ayakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kuhumanurwa, no ku gikumwe kimwe cy'iburyo, no ku ino ry'iburyo rinini. Aya maraso agomba kugera ahantu hose. Umutambyi yarayafataga akabanza akayasiga ku gutwi, hejuru y'ugutwi kw'iburyo. Kuko umuntu yahindutse icyaremwe gishya, Imana imuha amatwi yumva iby'umwuka bw'iri itorero. Agomba kugira amatwi mazima kugira ngo ajye amenya umuntu umugira inama n'umushuka, ajye amenya umuhanuzi w'ukuri n'uw'ibinyoma, ajye amenya Imana niba ivuze, amenye niba n'abantu bavuze. Abantu benshi bishimira amaraso ya Yesu, bahimbaza Yesu bakavuga ko yabapfiriye, baramubyinira mu nsengero, ariko kumva ijambo rye cyabaye ikibazo, kuko ntibemereye amaraso ya Yesu ngo ajye ku matwi yabo. Aya maraso yagombaga gushyirwa ku gikumwe cy'iburyo, ku kuboko kw'iburyo, iki gikumwe kinini. Mufate intoki zanyu muzigire gutya, mumbwire ni ikihe, ni uruhe rutoki ruyobora izindi kandi zikesha imbaraga? Ni igikumwe. Imbaraga zacu zo kugira icyo dukora ngo kigende neza zigomba kuba ziri ku maraso ya Yesu Kristo. Yesu agomba kutubera imbaraga. Imirimo yacu yose, icyo twerekejeho amaboko, icyo dukeneyemo inyungu n'imigisha, ibyo byose bigomba kuba bikomoka ku maraso ya Yesu. Ellen White yaranditse ngo igihe kizagera ubwo tuzaza tujya kurya ku mafunguro tubone ateyeho ikimenyetso cy'ikaruvari, kuko nta muntu n'umwe ushobora kubaho neza atabikesheje umusaraba wa Kristo. Noneho rero murebe ikintu gisekeje, ino ry'igikumwe naryo ry'akaguru k'iburyo ryagombaga gusigwa iki? Amaraso. Kuko uyu muntu ahindutse icyaremwe gishya. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza, ni byiza hehe? Ku misozi. Urugendo rwawe ruba urw'agakiza,
abana b'Imana bahamagariwe kubwiriza ubutumwa, bahamagariwe gufasha abandi bari mu bibazo. Nagira ngo nkubaze, nibyo koko amaraso ya Yesu wemera yuko yakumenetse ku mutima? Abantu barabiririmba baranabivuga, ariko iyo urebye ibirenge byawe, misiyo ubamo, aho ibirenge byawe byerekera iterambere ryawe, ubona ino ryawe ry'iburyo ryarasizwe amaraso. Ni byiza urakora, urunguka, wujuje amazu, ufite kampani, uri umuntu ukomeye, urangije amashuri, ariko nagira ngo nkubaze, ibyo byose ko ari imirimo y'amaboko yawe, byakomotse ku mugisha w'Imana kuko wahaye agaciro igitambo cy'i Karuvari, Imana ikaguha umugisha ikakwigisha no gukora, cyangwa byavuye mu kunyereza imitungo y'abandi no kubahemukira no gutuma hari abantu bagiye hacecekerwa kubera wowe? Hari ikintu gitangaje Yobu yavuze natinya. Yobu yavuze ikintu gitangaje ndagitinya. Yobu yaravuze ngo niyo nciye mu mirima ntabwo amayogi ancira urubanza, kuko nta muntu nigeze mpuguza. Ni abantu bakeya bashobora guca ku mirima y'abandi, bashobora kujya ku mazu yabo ntabarege. Ni abantu bake bashobora kujya gukingura imodoka zabo ntizibarege. Ni abantu bake bashobora kujya ku makonti yabo ntabarege. Abenshi imitungo yabo izamuka bitewe n'uko hari abo bimye uburenganzira, hari abapfuye, harimo n'abantu bibwe. Kandi mbere y'uko Imana irimbura abanyabyaha izabanza irimbura ibyo bakoresheje, ibyo bamariyeho umwanya bakorera. Uretse icyo, Bibiliya umurongo wa 18 w'igice cya 14 cy'Abalewi, Bibiliya iravuga ngo kandi muribuka yuko mu maturo yazanye hagombaga kuzamo ifu hakazamo n'amavuta. Iriya fu yakundaga gukoreshwa, iyi fu y'ingezi ya efa yakundaga gukoreshwa mu buturo bwera, ari nayo yatumaga ubuturo bwera buhumura. Ikintu gitangaje rero, hari amavuta. Aya mavuta ya elayo yakoreshwaga kera mu kwimika abami. Aya mavuta yagiye akoreshwa mu buturo bwera, kandi nagira ngo mbabwire n'uyu munsi wa none amavuta ya elayo afite ubusobanuro bukomeye. Ikintu gikomeye rero, ku murongo wa 18, ayandi mavuta asigaye ku rushyi rwe umutambyi ayasige mu mutwe w'uhumanurwa, nuko umutambyi amuhongerere imbere y'Uwiteka. Umutambyi, ikintu cya nyuma yakoreraga uyu munyabyaha, yafataga ya mavuta wa munyabyaha yizaniye, yarangiza akayakoramo akayamusiga mu mutwe. Harya uyu mutwe bawusizemo amavuta, uracyafite wa musatsi cyangwa wogoshwe? Yamara kuyamusiga, gusiga amavuta byerekana noneho gutorwa n'Imana. Uyu muntu iyo yamaraga gusohoka hano agiye, abantu bakamubaza bati se tubwire byagenze gute? Yarababwiraga ati mundebe, uhereye mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro hose ndi muzima. Amen. Kuko Yesaya, kimwe mu bintu Imana ishinja abanyabyaha, mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere umurongo wa 15 kugeza ku wa 18, Imana iravuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro ntahazi. Imana ifite icyo igomba gukora guturuka ku ino ryawe ry'iburyo kugeza mu mutwe wawe mu gihorihori. Umuntu yamaze kumenya Kristo aba ahindutse icyaremwe gishya. Imana imuha imitekerereze mishya, ikamuha logike nshyashya, yarangiza ikamuha ingamba nshyashya, yarangiza ikamuha n'ubwenge bushyashya. Bibiliya iravuga ngo muri mwe niba hari ubuze ubwenge abusaba Imana. Ubona warasizwe amavuta mu mutwe. Ubu dufite abantu basigaye birirwa babeshya abantu ngo basizwe amavuta, cyakubona ukabona barimo gusengera abagore batabyara ngo babyare, ngo Imana ngo yabasize amavuta. Umuntu wese Imana ikuye mu bibembe ikamuzana ikamugarura mu ngando, iba yamaze kumusiga n'amavuta. Nawe usize amavuta. Niba warakiriye Kristo akakubera umwami n'umukiza, ukemerera Imana ko ihindura imibereho yawe, nawe usizwe amavuta, ntukeneye undi uyagusiga. Nguko uko uyu munyabyaha ibyo byagendaga. Ariko ikintu gitangaje, hari igihe wabaga umubembe utanareba neza ugasanga n'inzu yawe nayo irabembye. Umurongo wa 33, hari ibimenyetso inzu yagaragazaga ko ibembye. Noneho rero n'inzu iyo yabembaga abantu basabwaga kuyisohokamo.
hari ibimenyetso byerekanaga ko inzu ibembye. Umutambyi yarazaga akayireba, yarangiza akavuga ati iyi nzu irabembye. Igihe Yesu yazaga ku isi yagerageje kureba inyigisho z'abafarisayo, areba ibyo abayuda bari barimo, asuzuma inzu yabo asanga irabembye. Asohoramo abigishwa be, arangije abashinga umurimo, batangira umurimo mu cyumba cyo hejuru. Igihe kiza kugera, mu gihe isi yari imaze kwangirika, Imana yasuye Kiliziya Gatulika, dore ko ariyo yari yabanje. Igezemo isanga barasenga ibigirwamana, ibishushanyo. Abantu barimo baratanga amafaranga yo kugira ngo bazajye mu ijuru bababarirwe ibyaha. Abantu bagendaga ku misumari bakababara, ndetse ikinyoma cyari kirimo gukura. Idini ryari ryarigaruriye leta, abantu barimo gushakira Imana aho itaboneka. Yesu asuzuma iyo nzu, abwira abari bayirimo ngo nimusohoke, iyi nzu irabembye. Martin Luther yumva ijwi ry'Imana, asohokana abaprotestani. N'uyu munsi wa none Yesu arimo arasura amadini menshi, akitegereza inyigisho bigisha. Matayo 15, Yesu akavuga ngo bansengera ubusaba abantu, kuko inyigisho bigisha ni amategeko y'iki? Y'abantu. Yazenguruka inzu agasanga amabuye yatangiye kubora, kuko Yesu niwe buye ry'ifatizo. Ikikurikiraho ni ukubwira abantu ngo bwoko bwanjye nimugire gute? Tuvuye muri iyo nguni, ushobora kuba warahumanutse, ariko mu rugo rwawe hakaba harimo umuntu uhumanye. Pfukama, jya ku mavi usabire umugabo wawe, jya ku mavi usabire umugore wawe, usabire umwana wawe. Nta muntu n'umwe wapfukamiye Imana uzahaguruka akozwe n'isoni. Ikibazo ni kimwe, nuko tujya imbere y'Imana twayihaye igihe. Iyi minsi 40 ngiye gusengera umugabo wanjye areka inzoga. Iminsi 40 nishira atarazireka, Mana uzaba utabaho. Wajya kubona ukabona iminsi 40 irangiye, umugabo ahubwo yari kuri Primus agiye kuri Kanyanga. Uzirinde guha Imana igihe cyo kugukiriza ibibazo. Nimugoroba mu cyigisho twize nababwiye ngo abanyabwenge bayobowe n'inyenyeri aho Yesu yavukiye. Twebwe ntituyoborwa na kalendari, tuyoborwa n'inyenyeri y'ijambo ry'Imana. Kandi igihe gikwiriye cy'Imana iyo kisohoye, Imana igira gute? Irakora. Mfite icyaha cyananiye, mfite icyaha cyananiye cy'ubujura, mfite icyaha cyananiye cy'ubusambanyi, ngiye kujya mu butayu bw'iminsi 10. Nimva yo ntababariwe, ubwo Imana izaba itagize gute? Itabaho. Uzavayo ahubwo no mu butayu wasambanyije y'abandi. Ntugashake ko Imana igendera ku isaha yawe. Iyo umuntu ashaka gukira, isaha ye ayita hasi, akagendera ku isaha y'ijuru. Amaraso, ikintu gitangaje. Bibiliya iratangaje. Abaheburayo igice cya 10. Abasomyi ba Bibiliya dusome Abaheburayo igice cya 10. Nidushaka duhere mu gice cya 9. Igitabo cy'Abaheburayo cyerekana ubusobanuro budasanzwe. Ibitambo byo mu isezerano rya mbere ntago byari bihagije. Kubera iki? Byari bigizwe n'amaraso y'intama n'ay'ihene, ariko Imana ntago yarebaga ayo maraso, ahubwo yarebaga icyo amaraso agize gute? Ashushanya. Iyo abantu batambaga ibitambo nk'uko rubanda rubitamba, kuko n'abapagani baratambaga, Imana ntago yabishimaga. Umurongo wa 16, iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yapfuye. Mutega amatwi neza, nongere ntangire. Iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yagize gute? Yapfuye. Harya mbabaza, uwadusezeranije kuducungura yarapfuye cyangwa ntabwo yapfuye? None se kuturaga byari gushoboka? Yego. Isezerano ryo kuraga risohozwa n'urupfu rwa nyiraryo rwonyine. Iyo uwaraze apfuye, ni ukuvuga ngo umurage wawe ugira gute? Urawufata. None nagira ngo mbabaze, ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu turabufite cyangwa ntabwo dufite? Turabufite, kuko yasezeranye yuko napfa azigarurira isi n'iki? N'ijuru. Noneho rero amaze gupfa, ubwo ni ukuvuga ngo urupfu rwa Yesu rwatumye duhita turagwa. Turabaragwa.
twakomeje. Isezerano ryo kuraga risohozwa n'urupfu rwa nyirarwo rwonyine, kuko ritagira icyo rimara rwose uwarisezeranije iyo akiriho. Iyi niyo mpamvu Yesu yagombaga gupfa. Ntabwo yari kudusezeranira isezerano ngo risohora akiri muzima, yagombaga gupfa kugira ngo ritubere umurage. Nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazigishijwe inzingo itukura, yenda urubingo, nuko abiminjagira kuri cya gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Arababwira ati, aya ni amaraso y'isezerano Imana yabategekeye. Nuko ihema n'ibintu byose barikoreshagamo nabyo abiminjagiramo amaraso, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa. Bibiliya iraryoha twayiburiye umwanya. Mose akimara gutanga amategeko, Imana yaramubwiye ngo ndabizi neza n'ubwo yatanze ntabwo abantu bazayashobora. Imana iramubwira ngo ngwino nkwereke akazi ukora. Arabanza, Imana imubwira ibyo yagombaga gufata. Amaze kubifata, Imana imubwira amaraso yagombaga gukoresha. Afata amaraso, arabanza yaminjagira ku gitabo cy'amategeko, kuko nta kintu dushobora kugeraho tutahaye agaciro amaraso ya Yesu. Mfite ikibazo iyo nkurikije imyumvire y'amadini. Hari abantu barimo gushaka agakiza bagapfumuye mu mategeko gusa. Noneho hari n'abandi agakiza barimo barashaka agakiza ka Yesu, ariko amategeko y'Imana bakayashyira ku ruhande. Mose yafashe amaraso ayaminjagira ku gitabo cy'amategeko, arangije ahamagaza ibintu byo mu buturo bwera bwashushanyaga Kristo, kuko nabwo bwezwaga n'iki? N'amaraso. Nabyo arangije abiminjagiraho amaraso. Arangije abwira abantu ati muhagarare neza, nabo abaminjagiraho amaraso. Bivuze ngo amaraso ya Yesu niyo yonyine ashobora gutuma ibyo dusabwa mu mategeko tubisohoza. Amaraso ya Yesu niyo ashobora gutuma natwe ubwacu duhinduka ubuturo bwera bw'Imana. Bitari ibyo nta cyashoboka. Kandi ibintu byose byezwa n'amaraso, ariko nanone ibanga, kubera ko abanyabyaha duhora twikoreye ibyaha, dufite umutima udushinja ibyaha twakoze, ndetse abantu benshi hari n'abatinya kuza ku rusengero. Umunsi umwe nigeze kujya kuririmba, ariko mbanza kurakaranya n'abaririmbyi bagenzi banjye, ndangije ndatumba mu mutima numva narakaye cyane, ariko nza kuza kumva numva ijwi rimbwira ko ari njye wahemutse. Noneho ndangije ninjira muri taxi, ninjiye muri taxi turagenda tuzamuka hano za Gitarama. Dutangiye kumanuka ngo tuzamuke tujya Gitarama, imodoka ngiye kumva numva ibaye nk'imbabura. Ndavuga ari nta mikino, Imana iranyishe. Imana iranyishe, ubu nayo ibintu nakoze byayirakaje. Abanyabyaha bose niko tumeze. Iyo uguye mu cyaha hari n'igihe uhita ucika ku rusengero. Iyo uguye mu cyaha hari n'igihe uhita usezera muri korari. Mfite impamvu yanjye bwite itari iyanyu, sinzagaruka. Icyo nagira ngo mbabwire kimwe hano, Pawulo yaranditse ngo nuko twegera intebe y'ubuntu tutagira gute? Kwegera intebe y'ubuntu udatinya ni ukwibuka ko Kristo ibyo yakoze byose yabikoreye wowe. Ukwiye kumenya ko Imana igukunda cyane. Namwe murebe, Imana yaje kureba Adamu, niwe wagiye kwishaka. Yaramubwiye ngo Adamu uri he? Yaramurebaga, ariko yari yamubuze mu gitabo cy'ubugingo. Ikintu nshimira Imana ni kimwe, itandukanyije imyumvire natwe. Ubwo twaragiye tugerayo, tugezeyo nshima Imana, ndabibwira nturakoze kuba utanyishe kandi narakaye, nari mpfuye mbuze n'ubugingo buhoraho. Noneho rero dufite ibintu by'amarangamutima twishyizemo, yuko iyo kwizera wumva biryoshye n'Imana ibimwenyura, iyo kwizera wumva byabishye ubwo n'Imana iba yababaye. Iyo ni imyumvire yo munsi y'izuba, siko Imana iteye. Muturanyi wawe umuntu yarangiza, yari umuririmbyi, bamuteye inda, abantu barangiza bati nuriye waririmbaga soprano nziza, nukubona abantu bagenda, barangiza bakaguhamagara bati yanda yari yaratwaye umwana, bibaye ngombwa yuko umwana apfa barimo kumubyara.
umuntu agahita avuga ati ariko Imana ikubita akanyafu, Imana ni seriye, ntimukayikinishe. Nuvuga yuko Imana yakubise akanyafu bagenzi bawe, jya wibuka ko nawe ufite ikibuno. Jya wibuka ko nawe ufite ikibuno. Bibiliya iratangaje. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 28, agaciro k'amaraso. Umurongo wa 28, Pawulo yaranditse ngo uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga ahubwo bakamwica, abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje. Umurongo wa 29, nkanswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura umwuka utanga ubuntu, ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi? Kuko tuzi uwavuze ati guhora n'ukwanjye n'injye uzitura, kandi ati Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Abantu bazasumirwa n'amaboko y'Imana ku munsi w'urubanza nyuma yo gutsindwa n'urubanza bazaba ari abantu bakoze ibyaha 3 bikomeye biruta ibindi. Ibyaha 3 bikomeye biruta ibindi. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo icyaha gikomeye kuruta ikindi ni ukuva mu idini ukajya mu rindi. Hari abantu bagiye bafite ibyaha ku buryo umuntu avuga ati iki ngiki noneho cyo ngikoze Imana ntiyapfa inambabariye. Ariko ibyaha 3 biri ku rutonde rukomeye bigoye Imana kubabarira umuntu, bituma Imana imbaraga zayo yari ifite ku munyabyaha zitakara, Imana igasigara isaba serivisi umunyabyaha. Nta kindi ni iki ngiki. Icya mbere, uyu muntu yakandagiye umwana w'intama. Mu gihe cya Isiraheli umwana w'intama yabaga ari imari ikomeye, kabaga ari agaciro, ari n'agakiza. Uyu munsi wa none Yesu yakagombye kuba ari we mari ikomeye kuri twe. Yesu yakagombye kuba tubereye ubutunzi, yakagombye kuba tubereye umutima yarawutwaye, nk'uko umwana w'intama yabaga ari mu rugo bapanga kuzajya kumutamba babaga bameze. Ariko abantu benshi amo barakandagira umwana w'intama, ibintu by'Imana babigize amazi. Abantu bamo barakora icyaha bakakigerekaho ikindi. Abantu bamaze kubigira umukino, umuntu arakora icyaha yarangiza ati nta kibazo, harya nta mubatizo mufite mu kwezi gutaha nzaza, nta kibazo. Mubabwire abayobozi ko nzitegura, njye nta kibazo niyo nabatizwa inshuro 20. Abantu benshi barimo barashaka gukemura iby'idini ribasaba, ntago bashaka gukemura iby'ijuru ribasaba. Irinde gukandagira umwana w'intama. Ni gute abantu bakandagira umwana w'intama? Iyo umuntu yicaye mu kabari agatangira kuririmba indirimbo yajyaga aririmba kera ari muri ADPR, agatangira kuririmba indirimbo z'Imana yaririmbaga ari umudivantiste, agatangira kuririmba indirimbo z'Imana yaririmbaga ari umuporo. Iki ni ikibazo gikomeye, gusuzugura umwana w'intama. Icya kabiri gikomeye, icyaha gikomeye kiremereye mu byaha bikomeye, gukerensa amaraso. Yesu Kristo yaradupfiriye, ariko hari abantu bumva yakomeza gupfa. Hari amadini menshi agira gahunda yuko Yesu agomba gupfa kuri Pasika buri munsi, yarangiza akavuka kuri Noheli buri munsi. Kandi Bibiliya iravuga ngo uwo yatambwe rimwe gusa kugira ngo bibe bigize gute? Bihagije. Mugende mwiga ubusobanuro bwa misa. Misa bisobanura igitambo gitagatifu. Bivuze ngo buri cyumweru Yesu agomba gutambwa mu misa. Ntago ari byo, yatambwe rimwe ngo bibe bihagije. Ikindi kintu gikomeye, guhemura Mwuka Wera. Iki nacyo ni ikindi kintu kiremereye cyane. Guhemura Mwuka Wera, umwuka w'Imana akakwinginga. Hari ijwi narabibabwiye mu gitabo cy'intambara ikomeye mbere yuko Yerusalemu irimbuka. Hari ijwi ryabwiraga abantu ngo tuve hano, tuve hano. Ntago baryumviye. N'uyu munsi wa none iryo jwi riracyabwira abantu bagiye mu tubari ariko basanzwe ari abantu b'Imana, abantu bari mu nzira zizabaganisha mu busambanyi, abantu bari mu nzira zizabaganisha mu rugomo, inzira zose umuntu acamo ziri bumuhingutse ku cyaha. Hari ijwi rya Mwuka Wera rimubwira ngo tuva aha hantu. Ariko biratangaje, gukerensa amaraso,
ubu abantu barimo bararirimba indirimbo zishimira Karuvari, nyamara Karuvari wari umusozi. Ndashimira Karuvari, iyo itaba yose ntari kuba njye. Ubwo ashimiye iki? Shimiye Karuvari. Gorogota nzahora ngutekereza, wankuye kure Gorogota. Wa musumari Yesu yagize gute? Yesu yatewe. igiti umwami wanjye yabambweho, nzahora nkizirikana icyo giti, nzahora ngitekereza. Agashyamba ka Getsemani, ako gashyamba mwami Yesu uwampa nanjye ngo nkicaremo numva uko wari umeze nawe uhari. Agashyamba Getsemani, ndagushimira. Ubu hari n'abandi intero yabaye amaraso, murabura muramutsa, mwaramutse, amaraso ya Yesu arahagije. Mwajya kurya ntago yirirwa asenga, amaraso ya Yesu yarabikemuye. Teremusi yajya kumeneka, amaraso ya Yesu. Ubu nabwo ni ubundi buryo bwo gutesha agaciro amaraso ya Yesu. Ariko ikindi nagira ngo mbabwire ni kimwe. Umuririmbyi mu gitabo cy'umugenzi yararirimbye, akimara kubabarirwa ibyaha bye, umutwaro umaze kumuva ku bitugu, yararirimbye ngo ndashima umusaraba, ndashima na yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami. Kangira ikintu mbabwira, igitambaro Yesu abadamu bamuhanaguje igihe yaraguye yikoreye umusaraba, iki gitambaro uyu munsi wa none kibitswe i Roma. Abantu bajya kugisura, kukireba ni amafaranga. Abantu benshi bakijyaho bakakiriraho bakakihanaguza, ariko agaciro k'amaraso ya Yesu ntagahari. Icumu Longinus yatikuye Yesu mu rubavu. Abaroma bararitunze igihe Abadage barwanaga n'Abaroma. Abadage baragiye basahura Abaroma, barangije rya cumu bararijyana. Bavuga yuko iryo cumu umuntu urifite mu biganza, kubera ko ryatikuye mu rubavu rwa Yesu. Umuntu wese uzaza urifata mu biganza ari umusirikare mukuru, azaza ayobora isi kandi bikunde. Abadage bakimara kubikora, Hitler yarwanye intambara zikomeye kugira ngo agere kuri iryo cumu. Arigezeho nawe barangije baramutikura. Mu myaka y'1945 Abanyamerika mu ntambara zari zirimo kuba, bakoze ubushakashatsi baragenda bageraho iryo cumu riri, bararifata bararijyana. Haba imishyikirano ikomeye, icumu risubizwaho aho Hitler yari yararikuye. Iri cumu se ni iryande? Ni iry'ubupapa. Ariko ntabwo amaraso ya Yesu, ntabwo urupfu rwa Yesu abanyapolitike barushaka, barashaka icumu yakubiswe. Ubu dufite abantu bajya muri Isiraheli bakajya aho Yesu yabambiwe bakahahagarara. Dufite abarimo kugenda bakicara mu mva ye bakaharirira, bakibutsa Imana ko bizinesi zapfuye. Dufite abajya mu gashyamba ka Getsemani bakibutsa Imana yuko batabyara kandi bakeneye abana. Impamvu z'agakiza zaratakaye. Muha agaciro amaraso ya Yesu. Twihuta, igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Wifuzwa ibihe byose batubwira ko igihe Yesu yapfaga, Abayuda baravuze ngo amaraso ye azatubarweho n'abana bacu. Mu by'ukuri amaraso ya Yesu bayatesheje agaciro, bayazana mu rubanza bitari ngombwa. Ijuru ryahise ritega amatwi ayo magambo, kandi aya maraso yabakozeho. Paje 504, amaraso ye natubeho no ku bana bacu. Ayo magambo ateye ubwoba yarazamutse agera ku ntebe y'Imana. Ubwo urwo rubanza biciriye rwanditswe mu bitabo byo mu ijuru. Uko gusaba kwarumviswe. Amaraso y'umwana w'Imana yabazwe ku bana babo n'abuzukuru babo mu bihe bikurikirana,
kandi byagaragariye cyane mu kurimbuka kwa Yerusalemu, ndetse byongeye kugaragara cyane mu mibereho y'ishyanga ry'abayuda. Ishami riciwe ku muzabibu, ishami ryumye ntiryera imbuto, rikarundwa maze rigatwikwa. Kuva mu gihugu ukajya mu kindi, mu binyejana byinshi babaye amashami yumiye mu byaha. Amaraso ya Yesu basuzuguye mu cyumba cyo kwa Pilato. Yerusalemu yararimbutse ntibyarangiriraho. Abisirayeli barakubitwa kugeza ubwo mu cya 948 basubiye mu gihugu cyabo. Ariko n'uyu munsi wa none nta mahoro bari bagira, amaraso ya Yesu aracyabakurikirana. Ikintu basabwa ni kimwe: Abisirayeli bazagira amahoro n'umutekano ari uko bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Nta yandi mahoro bazabona. Mu byago 7 harimo icyago aho imigezi yose izaba amaraso. Kubera iki? Abantu bose banze guha agaciro amaraso ya Yesu ngo bayamishe ku mitima yabo. Ibyago 7 bizabafata. Muri iki gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, paje 449, ni icyigisho gikomeye baranditse ngo iyo twakiriye umugati hamwe n'igikombe bishushanya umubiri wa Kristo washenjaguwe n'amaraso yamenetse. Iyo turi mu ifunguro ryera tukakira umugati hamwe n'igikombe, ibyo bintu biba bishushanya umubiri wa Kristo n'amaraso ye yamenetse. Ikibazo mfite ni kimwe: abantu baba mu madini arya umutsima ariko ntibanywe, ubwo urupfu rwa Yesu barufite rwose? Oya. Abantu barimo bariruka mu madini ngo bahazwe, ariko ntago bamazwe inyota. Muzabareba mubone nibyo koko bahagijwe kandi banakomejwe, ariko uzasanga bafite inyota yo kumenya Imana. Kandi Bibiliya irakomeza ikavuga ngo mu ntekerezo zacu twifatanya nawe mu muhango w'ifunguro ryera wabereye mu cyumba cyo hejuru. Dusa n'abagenda muri wa murima aho uwikoreye ibyaha by'abatuye isi yababarijwe. Dusobanukirwa n'urugamba rwahabaye kugira ngo twiyunge n'Imana. Twumva dusobanukiwe muri twe kubambwa kwa Kristo icyo ari cyo. Kandi iyo twitegereje umucunguzi wacu wabambwe, turushaho kumenya ubusobanuro ndetse n'uburemere bw'igitambo cyatanzwe n'umwami w'ijuru. Inama y'agakiza irererezwa imbere yacu, kandi ibyabereye i Karuvari bizana mu mitima yacu ibyishimo hamwe n'intekerezo z'ijuru. Guhimbaza Imana hamwe n'umwana w'intama bizahora ku minwa yacu, kuko ubwibone no kwihimbaza bidashobora kuboneka mu mutima w'uwarangamiye ibyabereye i Karuvari. Umuntu wese ufite ikibazo cy'ubwibone, umuntu ufite ikibazo cyo kwihimbaza, nta muntu uzagusengera ngo ubwibone n'ubunyabyaha bigushiremo, nta muntu uzagusengera ngo imitekerereze ipfuye ufite irangire. Yewe niyo wajya kwikingirana hataba abantu uzagira ngo waretse ibyaha, ariko nugaruka mu bantu uzasanga ibyaha wagarukanye nabyo. Ariko umuntu wese ufite ibitekerezo, amarangamutima ye, gahunda ze, umwanya wose afite agatumbira i Karuvari, ngo uyu muntu igihe kizagera asange nta bwibona kigira. Amen. Ngiri ibanga nta rindi. Ngiri ibanga. Ababembe turi hano muri uyu mugoroba, uburyo Imana yashyizeho mureke tubwakire. Dukeneye kumishwaho aya maraso inshuro 7, tukegera Yesu nk'umutambyi mukuru, yarangiza akatubwira ngo urabohowe, ubaye muzima. Kandi dukeneye gusigwa amavuta mu mutwe kugira ngo tugarure ubwenge, tumenye gutandukanya icyiza n'ikibi. Ibi bintu byose Kristo arabikorera umwana we wese ubishaka uyu munsi. Ndakwinginze, saba ijuru rikugenderere kugira ngo ubwo ririmo kugendera abo ryambika agakiza, ubwo rigendera abo ryambika amakanzu yera, ubwo ririmo kugendera abo rimesa kugira ngo imyenda yabo itandura, nawe umesheshe, kuko kumeshesha ni ubuntu. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Hari umuntu muri uyu mugoroba wifuza gufatanya nanjye gusenga, mu cyifuzo cye akifatanya nanjye akabwira Imana ati: Imana, mu babembe bakomeye ndimo, nta mahoro ngira, nta mutekano, ubuzima bwanjye ni ubw'ibyaha, no kuza imbere yawe mba numva mfite isoni n'ikimwaro, ibyaha byarameranye kandi nashyizeho ingamba zo kubicika ariko byaranze, none ndagira ngo mfate mu kiganza, ndifuza kurokoka. Niba uhari wifuza ko uyu mugoroba ijuru rikugenderera,
tambuka dusenge. Tugiye gusenga. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amaraso yamenetse muri Edeni yabaye igisubizo. Abana bawe turagusaba uyu munsi ngo tugenderere, udukuremo imyumvire ya Kayini. Abantu benshi barimo barumva yuko gutamba kose ari ugutamba, ariko hari amategeko yo gutamba. Twebwe abo wagize abatambyi b'ubwami, utwigishe no gutamba neza. Kandi Mwami Uwiteka uduhe kugira ngo imibiri yacu ikubere ibitambo bizima byera bishimwa. Kandi Umwuka wera akore ku mitima yacu, uturinde gukora ariya mahano atatu yatuma utagira imbaraga muri twebwe. Twarabatijwe, twibwira yuko dutangiye inzira y'agakiza, ariko imyambaro yera wari watwambitse Satani yagiye ayijugunyaho imyanda, ndetse uyu munsi wa none Satani arimo aratunga urutoki ku myenda yanjye no ku y'abana bawe duhagararanye hano, akatwereka yuko twanduye. Ibyo wakoreye Zakariya, ngwino natwe ubidukorere. Turi umushima ukuwe mu muriro, ngwino utwejeshe amaraso yawe, utwambike imyambaro yawe yera kugira ngo tutagenda twambaye ubusa. Ubwami bwawe bugiye kuza kandi buzajyamo abihannye. Abana bawe ubahe kwihana nyakuri. Ugenderere imiryango yacu kugira ngo umuryango wacu, inzu yacu itabemba, kandi ugenderere imitima yacu uyikuremo ibihumanye. Ugenderere itorero ryacu ritunganye kugira ngo igihe nikigera uzarisangemo abantu bagutegereje. Ngaho rero muri uyu mugoroba udusezereshe umugisha wawe. Amahoro utanga adashobora gutangwa n'ubutunzi, adatangwa n'ibyubahiro byo mu isi cyangwa kumenyekana, aba ariyo ategeka imitima yacu. Kandi mu gihe ibibazo bitubanye byinshi, ujye uturinda kubika imitwe mu maguru yacu, ahubwo tujye twubura amaso turebe, kuko gutabarwa kwacu kuri mu ijuru. Hari abana bawe bahagurutse, ubafate mu kiganza, ubabyare mu buryo bwawe bwa mwuka, kandi ijambo ryawe ryubahirizwe muri bo. Dore muri uyu mugoroba twagize umugisha, amaraso yawe wayasize ku matwi yacu, none dutashye twumvise ibyo ijambo ryawe ridusaba. Uduhe kuryumvira, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.